turabashuhuje bakunze bishako TV tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya tugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri kumwe na Pastor Karekezi. Uyu munsi Imana yashimye ko tuganira ku magambo yayo. Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka aduhumurize muri byinshi. Maze rero igihe nshaka ko tuganira ku ndwara yitwa agahinda n'umuti wayo, kuko maze gusoma Bibiliya nasanze harimo umuti w'indwara y'agahinda. Imana itugire neza. Dufite iyo ndwara rero mu buryo ubona ko imaze gutera intambwe, ari mu bakuze, ari mu bana, ari mu basaza, mu bakecuru, mu basore, usanga iyo ndwara imaze gutera intambwe. Turimo turabona abantu baheranwa n'agahinda, bamwe bakiyahura, abandi bakafatiraho kurwara izindi ndwara bagahera mu nzu. Ariko uyu munsi nagira ngo mbarangire ko aha harimo igisubizo cy'iyo ndwara y'agahinda. Uyu munsi rero umenye ko wabonye umuti kandi uwurangire n'abandi, kuko ndabizi yuko uzi benshi bafite iyo ndwara y'agahinda yagiye iza mu buryo butandukanye. Imana itugire neza. Turifashisha ijambo ry'Imana riri hariya muri Yeremiya ibice byaho 31 umurongo wa 25. Haranditse ngo kuko ubugingo bufite agahinda. Yeremiya bice 31 umurongo waho wa 25. Kuko nahagije ubugingo burembye kandi ubugingo bufite agahinda narabukamaze. Amen. Kuko nahagije ubugingo burembye kandi ubugingo bufite agahinda narabukamaze. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo. Narimbabwiye ngo ndabarangira umudokiteri ukomeye ushobora kuvura iyo ndwara ku buzima bwawe, ariko uwo dogiteri niko namwita umuganga uhambaye n'Imana. Ndashaka kukubwira ko Kristo mu byamuzanye icyo ngicyo kirimo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rero tubwiye ngo kuko nahagije ubugingo burembye kandi ubugingo bufite agahinda narabukamaze. Ndagira ngo uyu munsi agahinda kawe gature Kristo. Imana ishimwe. Yesaya ibice 61 haragaragara Kristo arimo avuga ko umwuka w'Imana uri muri we. Ati kandi yantumye kubwira abantu kuvura imvune zo mu mutima. Imana ishimwe. Mu cyimbo cyo kubasiga amavuta mu cyimbo cy'ivu no kwirabura. Imana ishimwe. Akati nkatanga amagambo y'ibyishimo bakanezerwa. Ngiki cyazanye Kristo ari mu bakiza ku gahinda. Wageze mu gihe cyo kwirabura afite amavuta yo kugusiga, ako gahinda kagashira, uko kwirabura kugashira kuri wowe. Imana ishimwe. Nusoma Yesaya 31 uhereye ku murongo wa 1 uramanuka ugere kwa 3 urumva icyazanye Kristo. Harimo kuvura imvune zo mu mutima. Hari igihe waba ufite imvune zo mu mutima, hari igihe waba ufite ishusho yo kwirabura, ariko afite amavuta yo kudusiga tugacya, tukongera tukagira isura, tukababazi. Imana idufashe. Iyo dusomye Bibiliya rero mu Bakorino ba 2 ibice 7 umurongo wa 10 turahasanga ubwoko bw'agahinda. Bibiliya itubwira ubwoko bw'agahinda, ubwoko bubiri. Imana idufashe. Ndagira ngo ubwo bwoko tuburebe. Agahinda ko mu buryo bw'umubiri n'agahinda ko mu buryo bw'isi. Ubu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka. Agahinda ko mu buryo bw'umwuka niko tubanza. Aka gahinda ko mu buryo bw'umwuka Pawulo akavugaho kuri uwo murongo wa 10 Abakorino ba 7 ibice 7 umurongo wa 10. Agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwicuza kandi kazana n'agakiza. Ako niko gahinda ka mbere. Agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwicuza kakazana agakiza. Urabisoma mu Bakorino
ba kabiri ibice 7 umurongo wa 10. Ako gahinda rero ndagira ngo nkavugeho. Aka gahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwicuza kakazana agakiza, ni agahinda ushobora kugira kubw'ibyaha, ukababazwa n'ibyaha, ukababazwa n'uko wahemukiye umuntu, ukababazwa n'ibyaha wagiyemo, ukababazwa n'uko urimo tujya tuvuga ngo ni ugusubiza Kristo ku musaraba. Ibyo bikakubabaza. Ako niko gahinda ko mu buryo bw'umwuka twumva aho ngaho. Aka rero gatera kwicuza kakazana icyitwa gakiza ku buzima bwawe. Agahinda ka kabiri ni agahinda ko mu buryo bw'isi, ariko Pawulo yavuzeho kuri uwo murongo wa 10. Ako gahinda ko mu buryo bw'isi rero ko gatera urupfu. Imana idufashe. Aka rero ahanini niko ngira ngo turwanye. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Ndashaka ko turwanya aka gahinda ko mu buryo bw'isi. Aka rero kagenda kagira inkomoko. Birashoboka kagira ikigatera. Aka ngaka twumvise ko karako mu buryo bw'umwuka gatera kwicuza kakazana agakiza abantu tugakizwa. Ako natwe twarakagize, ariko kaduteye kujya mu gakiza tubabajwe n'ibyaha twabagamo. Imana itugire neza. Agahinda ka kabiri rero kuri uwo murongo wa 10 Pawulo yavuze, ako gahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Hari umunyarwanda umwe wavuze ngo agahinda ntikica ngo kagira mubi. Oya, kakugira mubi ariko karangiza kakanakwica. Aka ko mu buryo bw'isi karakwica, kuko ariko Bibiliya yatubwiye. Imana idufashe. Turebeyeho rero aka gahinda ko mu buryo bw'isi gafite kuba gafite inkomoko. Ubwawe ufite kugaterwa n'icyo wagombaga kuba cyo utabaye cyo. Ukantu ndagira ngo tukumve, ikintu wagombaga kuba cyo utabaye cyo bivuga ngo wari ufite indoto, izo ndoto ntizasohora. Buri gihe rero ugahorana agahinda kuko icyo kintu utabaye cyo. Ntabwo rero ushobora kugira icyo uba cyo, kuko buri gihe uhora wumva ko cya kindi wagombaga kuba cyo wakirase. Bigutera rero agahinda. Ni kwa kundi uvuga ngo nanjye nari kuzaba nduye, nanjye iyo hataba iki, nanjye iyo batangirira gutya. Ako gahinda gashobora kuba gakaze. Ubiterwa n'iki? Ushobora kwiterwa n'amateka. Tuvuga urugero, abantu bakugize imfubyi, abantu bakugize umupfakazi, abantu baragusahuye ibyawe, abantu batwaye ibyawe mu buryo butandukanye. Ako gahinda kabamwe igihe kirekire, cyangwa hari icyerekezo cyawe. Wari mu ishuri ugera mu wa gatanu segonderi, cyangwa wenda warabiteganyaga kuzamuka baguteye inda. Iyo nda urayibye, amashuri yawe arapfuye. Aka gahinda kaguhoramo, kuko buri gihe ubona babandi batambutse bize, uti nanjye baratwariganye nari kuzaba iki, ariko byishwe na runaka. Ako ni agahinda ujya ugira mu buzima. Imana idufashe. Hari amateka ashobora kuba yarabaye mu buzima bwawe, abantu bakaguhemukira, bakakwicira, bakakugira imfubyi, bakakugira umupfakazi, bakakugira incike muri byose. Ibyo nabyo ni agahinda k'igihe kirekire kari muri wowe. Imana itugire neza. Wibwiraga ko abana bawe bazakugeza kuri iki, ariko ntukibabona. Wibwiraga ko umugabo wawe cyangwa uwo mwashakanye, umugore wawe muzagerana aha, ariko ntukihageze. Ako ni agahinda uterwa n'ibyo wagombaga kuba waragezeho utageze. Indoto zawe, icyo wagombaga kuba cyo utabaye cyo. Ako gahinda rero karangira gute? Imana ishimwe, kandi imbaraga z'Imana zituri hano. Ako gahinda k'icyo wagombaga kuba cyo utabaye cyo, kubera impamvu runaka ziriya ntanzeho ingero, karangizwa no kwakira icyo uri cyo. Igisubizo cyawe, urabanza ukakira icyo uri cyo nonaha, icyo uri cyo muri uwo mwanya, utitaye ku cyo wagombaga kuba cyo. Noneho wamara kucyakira, ubifashijwemo n'imbaraga zo gusenga, ukabwira Imana ikakugira icyo ugomba kuba cyo biturutse mu bushake bwawe. Uko niko kubona umuti
wako gahinda k'icyo watewe n'ibyo wagombaga kuba byo utabaye byo, kubw'ingero nagiye ntanga. Imana itugire neza. Uyu mwanya rero ushobora kuba waragize agahinda kubera ibyakubayeho bikurikije amateka cyangwa ibindi byabaye ku buzima bwawe. Banza wakira icyo uri cyo nonaha. Ushobora kuba warashatse nabi, warateganyaga gushaka urugo rukomeye, ukaba wisanga mu rugo rudakomeye. Ibyo ngibyo kuko wumvaga mu bukumi bwawe cyangwa mu busore bwawe hari icyo uzageraho, ukaba utarabaye cyo, bikaba byaraguteje agahinda. Cyangwa uwo washakaga akaba yaragutengushye, uyu munsi akaba ari wo kuraza ijoro, cyangwa ukaba wirirwa rwantambi kubera we. Icyo ngicyo kikaba cyarakugoye. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ngo wegere Kristo ku buzima bwawe. Imana itugire neza. Umubwire ngo nakiriye icyo ndi cyo muri uyu mwanya, ariko ni wowe mpaye umwanya mugari muri nge, ugira icyo ushaka komba cyo. Iby'Imana irabigukorera. Kuko twasomye muri Yeremiya 31:25 ko ubugingo bufite agahinda yabukamaze. Umubwire ngo ngwino umare agahinda mu bugingo bwanjye. Ushobora kumwereka aho wagakuye, ntabwo aherekwa cyane kuko arahazi. Imana idufashe. Yesu ashimwe. Agahinda rero ikindi gice, icyo twari ku gice cy'icyo wagombaga kuba cyo utabaye. Indoto zawe izasohoye byaguteye agahinda, ruhuriramwe n'ingorane nyinshi. Hari n'ibindi by'ibintu agahinda ushobora guterwa n'ibyo uzi abandi batazi. Ushobora kuba uzi ibintu umugabo wawe atazi, ushobora kuba uzi ibintu umugore wawe atazi, ushobora kuba uzi ibintu sosiyete ubamwo itazi, ushobora kuba uzi ibintu inshuti yawe itazi, udashobora gusohora. Bityo bikagenda bikakubyarira agahinda k'igihe kirekire. Dushobora kubona iki? Ibyakubayeho udashaka kugaragaza, ibyakubayeho udashaka gushyira hariya. Ibyo byose bikagenda bikakugota. N'icyagiye dushiduka tubonye uhagaze umeze nk'igiti, cyangwa tukuganiriza, twamara kukuganiriza tukabona uri ahandi, ukubiswe na cya kindi uzi twebwe tutazi. Umuti wacyo rero nawe ni ugusohora icyo kintu muri wowe, ukakiruka, ugashira iyo seseme yawe. Iyo rero ushobora kubona umuntu w'umwizerwa cyangwa ushobora kukwitaho muri ubwo buzima, ushobora gusohora cya kintu uzi abandi batazi, gihora kigutera agahinda. Iyo gisohoye ukagira amahirwe ukabona uwo muntu akikwakiriye neza, urakira. Imana itugerere. Ariko iyo kigumye muri wowe, urinda upfa ugifite ako gahinda. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Oh haleluya. Ndashaka kubabwira ko uyu munsi Kristo ashaka kukumara agahinda ko ufite, kuko mu byamuzanye twasomye turebye Yesaya 61 ni ugukiza agahinda ko mu mutima. Agahinda waba ufite kwa gihe cyo kwisiga ivu cyo kwirabura, arakubwira ngo ngenda gusiga amavuta agukesha, gukure muri ako gahinda. Imana itugire neza. Yesu ashimwe. Imana igufashe. Amateka wagiye uhura nayo yarakumanuye agushyira ahandi hantu, ariko wegere Kristo arakumara ku gahinda. Imana itugire neza. Yesu ashimwe. Ibi rero ushobora kuba akagahinda ko mu buryo bw'isi nakubwiye gatera urupfu. Iyo wakihereranye kakubyarira indi ndwara yitwa kubihirwa n'ubuzima. Iyo watangiye kurwara iyi ndwara yitwa kubihirwa n'ubuzima, nta kintu kiba kikigushimisha mu buzima, ndetse ntushobora no kuba muri sosiyete, ndetse n'akazi ntugashobora, kuko ushobora no gusuzugura umuyobozi wawe kubera iki? Ubuzima bwarakubihiye n'indwara. Iyi ngiyi igarukaho ikaguteza kwigunga. Igihe abandi bari muri pose mu kazi, wowe ukumva ugomba kuba wenyine, icyo gihe nta muntu ushobora kwishimira. Uzasigara wumva ko n'ubukwe atari ngombwa ku buzima, n'ibirori atari ngombwa, ugasigara wumva ko uri ahantu ha wenyine. Igikurikiraho iyo warwaye ya ndwara yo kubihirwa n'ubuzima, hakurikiraho ikintu cyo gushaka kwidoroga. Fata za droge kugira ngo wirengagize ibyo ngibyo. Imana idufashe. Na Bibiliya yarabivuze ati uwo ngo mumuhe urwagwa kugira ngo rumwibagize ibibazo. N'icyo gihe rero naho wa wundi ufite iyo ndwara yatangiye kubihirwa n'ubuzima,
irimwo muri cya gice cy'agahinda gakabije, usanga ashaka kwidoroga. Niyo mpamvu utaha ugasanga nta igisubizo kiri ku kayoga, igisubizo kiri ku rumogi. Umwana ati reka ndunywe wenda ndabona nsinzira, reka nk'iyi nzoga mbone nsinzira. Ariko iyo ukangutse mu gitondo nubwo wafashe droge, nanone ya ndwara irongera ikagaruka muri wowe, ahubwo bya bindi bikaba birimo byangiza kuri wa mubiri wawe, nk'uko uko ya ndwara noneho itangiye kukuzanira izindi ndwara z'umubiri. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo ufite agahinda, ariko bwira Kristo azakakumare kuko nicyo cyamuzanye. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Iyo watangiye kwidoroga rero, ibi by'umubiri bitangira kugira ikibazo. Ni rwa rumogi, ni za kokayine, ni za nzoga, ni za rikeri, kugira ngo ubone ngo ko ibibazo biza gushira. Ariko ibyo ntabwo bifite kukumara ako gahinda. Kristo yakubwiye ngo ngwino, ubugingo bufite agahinda narabukamaze. Egera Imana, senga, turika, vuga icyakubayeho ku buzima bwawe, bohoka, sengerwa. Ndagira ngo mubwire Kristo yiteguye kukugirira neza. Kenshi rero niyo mpamvu urimo usanga za droge nazo iyo zabaye nyinshi bikakuyobera, mu gitondo ukajya ubyuka ugasanga ya ndwara y'agahinda yagarutse, kandi droge yakumajije amasaha ngahe gusa, ni kakamugi wanyweye, ni ya nzoga wanyweye, n'ibya biyobyabwenge wanyweye, ukongera ugasubira kuri ya ndwara yawe, kuko ibishiramwo igaruka ku buzima, ntabwo biyikiza. Ejo rero birakubwira ngo umuti urambye nta wundi uva ku isi, iyahuri. Nuko ujya kubona ukabona umuntu yimanitse mu musozi, yarabuze iki? Doktora ko yarayifite, lisansi ko yarayifite, amaduka ko yarayafite, amazu ko yarayafite, amamodoka meza, ejo hazaza ko yarakiri muto. Niki kimujyanye? Ya ndwara yakoze. Imana ishimwe. Turagira ngo rero uyu munsi tukurangire umuti w'agahinda. Egera Kristo, ngwino turika, senga. Imana ubugingo bufite agahinda narabukamaze. Icyazanye Kristo uragisoma muri Yesaya 31 uhere ku murongo wa 1 ugeze mu wa 3, harimo ibyo byuko aje kuvura imvune zo mu mutima. Imana idufashe. Ntabwo tukurenganya, ibikomere wagize ni birebire. Ushobora kuba wari imfubyi, wibwira ko cyangwa wari ufite itotezwa iwanyu, wibwira ko gushaka umugabo ari byo biza kugira gukuraho bya bikomere. Wagerayo ahubwo agakomeza agashyiramo muri bya bikomere, bikaba nabi. Wibwira ko gushaka umugore ariko kuzagukemurira bya bikomere. Wagerayo ahubwo ibikomere akabibyoroga bikaba ibindi. Egera Kristo, niwe ufite umuti w'agahinda. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Kuri iyi message ndashaka kubwira abanyamatorero, cyane cyane abapastora, abashumba bo mu buryo bwose, niki gituma abantu barimo babacika bakajya kwiyahura, ubundi bakajya mu biyobyabwenge bari mu nsengero. Umuntu wari umuririmbyi, umuntu wari umuvuga butumwa, ugasanga yidoroze yagiye hari. Imana idufashe. Mumenye gucunga neza izo ntama zanyu. Mushobora kuba mwagira umwanya wo kubaganiriza mu matsinda, mukamenya umuntu ingorane afite. Bani byo guhurira n'umuntu ku cyumweru ku rusengero utazi ibye, tuzi ibye, mubwire abantu babakuhamya, babohoke, mumenye uko mugomba gucunga izo ntama. Kuko ejo bundi ibyo turimo tuvuga kenshi ntabwo birimo bibaruhura. Turimo turavuga ubutumwa, yego ni byiza, ariko inyigisho zabo ntibarimo bazibona. Hababwira rero ngo mushaka ukuntu mushyira abantu mu byiciro, cyangwa mubasure muri ya maserire yanyu mujya mugira. Noneho mumenye abantu uko bameze, kuko dufite abarwayi benshi bagahinda gakabije, kandi nibo turimo tubona bajya hariya mu kuvurirwayo, mu mutwe byagenze ukundi. Niki? Ya ndwara yiyongereye, ya mitsi ya hano yacitse, udutsi two ku bwonko twarangiye, usanze umuntu, ariko byose ni iriya ndwara. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Pawulo rero hari mu Bakorino ba 2 twarebye ibice 7 ku murongo waho wa 10, aza kuvuga ati hariho uduhinda tubiri. Agahinda ko mu buryo bw'umwuka ko ni sava, gatera kwihana no kwicuza tukihana, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Imana itugirire neza. Ubu hari indwara zirimo zizamukira kuyitwa gahinda iba muri wowe. Iyo mitwe idakira,
iyo mivuduko y'amaraso, ibyo byose uyu munsi rero ndagira ngo urangire umuti. Shaka ukuntu wegera mu nzu y'Imana. Ushobora no kububamwo urwaye iyi ndwara, turika uganire ubwire Kristo ngo ngwino umara agahinda. Namaze kumva Pastor Karekezi adusomera ijambo muri Yeremiya 3:25 ko wamaze agahinda, atarongera tubwira Yesaya 61:1-3 ko byakuzanye, ati kandi nukuri ndaje nanjye nkiza akagahinda. Kristo aragukiza agahinda. Reka guheranwa n'agahinda. Dufite indembe mu rugo, dufite indembe mu matorero, dufite indembe z'abantu bari twizeye ko ari abantu b'Imana, ariko ari indembe dufite kubera iyi ndwara. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ngo hari umuti, n'ukwegera Kristo. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Paulo rero yaje kuvuga hariya mu buri Abakorinto ba 2:7-8, ati nicyo gituma mukwiriye kumuhumuriza kugira ngo aticwa n'iyo ndwara yitwa agahinda gakabije. 8 arababwira ati niyo mpamvu ngira ngo mumube hafi kandi mumuhumurize, mumuganirize. Ndashaka kubwira abantu bafite abo bantu bateye gutyo, umuti wa mbere ni ihumure, saho kumutano kumujugunya hariya, ni ukumuhumuriza. Usome Abakorinto ba 2:7-8. Guhumurizwa, kumwereka urukundo. 8 uravuga ngo mumwereke n'urukundo. Si uwo kubona umuntu yaragize ibyago, yapfaka yagize gute, mumube hafi. Yabaye imfubyi, mumube hafi. Afite amateka y'ibintu byamubayeho. Mu Rwanda twagiye tubona ibintu byinshi, jenoside, ibyo byose. Ntabwo dukwiye kubaho ubona umuntu aheranwe n'agahinda guceceke. Paulo aravuga aho mu Bakorinto ba 2:7-8 ati mumuhumuriza aticwa n'ako gahinda gasaza. Ati kandi niyo mpamvu mugomba kumwereka urukundo. Umuti cyane ni ihumure n'urukundo ku bantu. Iyo uyu muntu abuze abo bantu, akabura uhumure, akabura umuhumuriza, umwereka urukundo, umwereka ko bari kumwe, agahinda karamutwara. Imana itugirire neza. Tugomba rero no kumenya uburwayi umuntu afite, tukamuhumuriza, tukamwereka urukundo. Imana ibagirire neza. Ndashaka kukubwira iyi ndwara rero niba uyifite, tugiye gufatanya gusenga, ariko nanakurangira kwegera Imana cyane, kuko niyo ufite igisubizo kirambye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, fashe buri wese ukurikiye Ishako TV, yaba arebesha amaso ye, yaba yumva mu bundi buryo, umufashe. Kandi turasenze kugira ngo iyi mitima ifite agahinda kuko wayikamaze uyigenderere ikurikiye ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibagirire neza rero, kandi Imana ibahumurize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.